twongeye turatomboye bana b'Imana kuba tugiye kubana n'Imana hanga kuri buri munsi, bityo duhure n'Imana kandi Imana iduhindurire uko ishaka. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Bana b'Imana ni muhumure, Yezu aje kudukiza hamwe n'iyibaruwa y'ineza n'urukundo atwandikiye, ubwo tugiye kuyisomera hamwe kuri wa kane w'icyumweru cya 10 gisanzwe tariki 9 Kamena 2022. Isomo ryamenye mu gitabo cya mbere cy'Abami umutwe wa 18 murongo wa 41 kugeza kwa 46. Ubwo bari munsi y'umusozi wa Karumeli, umuhanuzi Eliya abwira Akabu ati, zamuka urye kandi unywe, kuko numvise umuhindo w'imvura y'impangukano. Akabu ajya kurya no kunywa, naho Eliya ajya mu mpinga y'umusozi wa Karumeli, maze arapfukama, umutwe awukoza ku mavi ye. Abwira umugaragu we ati, ngaho genda witegereze mu cyerekezo cy'inyanja. Arazamuka aritegereza, maze aravuga ati, ntacyo mbonye. Eliya aramubwira ati, subirayo. Bigera ku nshuro ndwi. Ku nshuro ya 7 umugaragu aravuga ati, dore mbonye igicu gito kingana n'ikiganza cy'umuntu kizamuka kiva mu nyanja. Eliya aramubwira ati, zamuka ubwire Akabu uti, shumika amafarasi ku igare maze umanuke, imvura itaza kugufatirana. Mu mwanya muto ijuru rirahinduka, ryuzura ibicu n'umuyaga, maze hagwa imvura y'umurindi. Nuko Akabu yurira igare rye ajya i Yizereyeli, naho Eliya yuzura imbaraga z'Uhoraho aracebura, maze yiruka imbere ya Akabu kugera mu marembo ya Yizereyeli. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 65. Nyagasani Imana yacu, ukwiye ibisingizo. Wasuye isi uyuhira amazi, maze uyigwizamo uburumbuke butagira ingano. Imigezi y'Imana isendereye amazi, maze ugategurira abantu imyaka ibatunga. Dore uko utegura ubutaka, uyobora amazi mu mayogi, ugasanza amasinde, ukagusha imvura y'umurindi ngo ubworoshye, maze ugaha umugisha imbuto zimeramo. Umwaka usoza uhunda ibyiza byawe, aho unyuze hose hagasigara uburumbuke buteye ubwuzu. Ubwatsi bw'amatungo buratohagira mu butayu, utununga ugasanga duteye ubwuzu. Nyagasani Imana yacu, ukwiye ibisingizo. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Matayo umutwe wa 5 murongo 20 kugeza kwa 26. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yezu ku musozi, maze arababwira ati, reka kandi mbabwire, niba ubutungane bwanyu budasumba ubw'abigisha amategeko n'abafarizayi, ntabwo muzinjira mu ngoma y'ijuru. Mwumvise ko abakurambere babwiwe ngo ntuzice, kandi nihagira uwica azabarizwa mu rubanza. Ngeweho mbabwiye ko umuntu wese urakariye uwo bavindimwe azabibarizwa mu rukiko, naho nabwira uwo bavindimwe ati gicucu, azabibarizwa mu nama nkuru. Namubwira turi umusazi, azishyurira mu nyenga y'umuriro. Nuko nujyana ituro ryawe imbere y'urutambiro, ukayibukira ko muvindimwe mufitanye akantu, rekera ituro ryawe imbere y'urutambiro, ubanze ujye kwigwa n'uwo muvindimwe, hanyuma ugaruke ubone guhereza ituro ryawe. Yugira ubwira bwo kwiyunga n'umwangana igihe mukiri kumwe mu nzira, kugira ngo ataguteza umucamanza akagushyikiriza umupolisi, ugukaburushywe mu buroko. Bikubwiza ukuri, ntabwo uzavamo utishyuye byose kugeza ku giceri cya nyuma. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Abakristo bavandimwe, nidukomere kuri Kristo, kuko udakomeye ku Mana ubwo afite ibintu bya mirenge kahe ntabwo abakomeye. Ngo mu ikipe imwe umukinnyi wajyaga uwa mbere mu kwiruka jeu de course, ubwo umunsi w'irushanwa uragera, yizeye igikombe nkuko byari bisanzwe. Nuko ngo batangira amarushanwa, batangiye kwiruka biruka, ngo yumva akantu kameze nk'ihwa kari kumujomba mu kirenge, ariko ngo akomeza kwihagararaho ngo hato bataza kumusiga bakamurusha bakawumuriye igikombe. Nuko ageze imbere, bya bindi byo konya kibatarara bushyitsi, ngo atangira kuva amaraso mu kirenge hose, ariko nanone akomeza ngo kwihanga no kwihagararaho ngo hato ngo batamusiga. Nuko ageze imbere atangira kuva amaraso muri rwa rukweto. Ubwo ako kanya ahita aryama aho ngaho. Birumvikana abandi bakomeje kwiruka nyine baramusiga, abura igikombe atyo. Naho burya cyagiye yumvaga akantu kamujomba, iyo agihita ahagarara akabanza akagakuramo agakarandura, byibuke niba cyo bari kumusiga. Ariko ko kuma kakomeje kagenda kamushimangira, baje gusanga ari icyuma yari yakandagiyemo gisatura urukweto rwose, ndetse kinjira no mu mubiri. Ariko kubera kwihagararaho wataza kubura igikombe, ndibwirije ngo abanze ahagarare ubundi icyo cyuma kirandura kivanemo. Nguko bakristo bavandimwe, gutazanura ibikoresho byacu mu buzima bwacu
tukabutazanura nabwo igihe tugiye mu marushanwa, igihe tugiye mu kizamini, kuko hari byinshi mu buzima bishobora gutujomba bikatujombagura, ariko iyo twabimenye hakiri kare twakagombye kubivanamo tukabyirukana. Bana b'Imana, amasomo y'uyu munsi araryoshye cyane, aho agiye guturangira utubuye, amahwa, imisumari, ibyuma, bya bindi bishobora gutujomba bikatubuza gutsinda, bikatubuza kwiruka, bikazatubuza yewe n'ijuru, bya bindi bitubuza kurwana n'ikibi. Aho tugiye kuzirikana ku ngingo rero, ubwo ngiye kuyivuga ntimuze kwikanga. Iyo ngingo iragira iti kwipakururamwo ikibi. Uko nakwipakururamwo ikibi karusha gutera imbere mu bukristo mu kwemera. Umuhanga ati il faut se dégager pour mieux s'engager. Ngo niba utangira urugendo muvandimwe, kurikira ako kantu, banza witazanure, wisuganye, witegure, ubone gukomeza, ubone kwiyemeza, prendre décision, ubone gufata icyemezo cy'abagabo. Ntabwo ari ugufatafata, bisaba kubanza kwicara ugatekereza, ubundi ugafata umwanzuro uhamye. Mu masomo y'uyu munsi dufitemo ingero z'abashoboye kwipakuramo ikibi bityo bakagera heza, ndetse n'abandi nkatwe twese Yesu akomeje kuburira wowe urimo nanjye ndimo, niba hari icyuma, umusumari cyaba kigiye kukujomba cyangwa kunjomba, bityo nkabanza nkagishikuza mbere yo gukomeza amarushanwa. Ubwo tuza kuzirikana ku bwoko bw'icyuma cyangwa umusumari witwa la colère, uburakari, umujinya bushobora gutuma tudatera imbere mu kwemera. Ni ngombwa rero kwipakuramo ikibi cyose aho kivaga kikagera kugira ngo tugere aheza. Mu isomo rya mbere twumvise igitangaza gikomeye kibereye ahangaha, gitewe n'ubwumvikane bw'Imana ndetse n'umuryango wayo. Iyo ndi kumvikana n'Imana bigenda neza. Iki gitangaza cyo kugusha imvura, ubwo imvura yari imaze igihe kirekire muri Isiraheli, ubwo inzara igatera umuryango w'Imana bagasonza. Ariko dusubiye mu mateka, icyari cyabiteye nuko umuryango wigometse ku Mana, wigumuye ku Mana, wayobotse ibigirwamana, abanyamahanga. None uyu munsi twumvise ko bisubiyeho, bayobotse Imana imwe rukumbi, le monotheisme. Uko rero kugarukira Imana byumvikane noneho bataye bya bigirwamana, bizituye kuri bya byuma byabajombaga, amahwa ndetse n'imisumari, zamana zabatwaraga igihe cyabo. Uko rero kugarukira Imana bari buze kubyungukiramo, ndetse n'iki gitangaza cy'imvura igiye kugwa, maze bakongera bakishima bakeza, imyaka ikarumbuka. Mbega isengesho ryuje ukwemera, isengesho ry'umuhanuzi Eliya ngo twabyumvise, utakambira Imana agapfukama en faveur du peuple de Dieu, imbere y'umuryango w'Imana. Umuryango w'Imana uri mu kaga, uri mu kababaro, uri mu nzara. Uko kwizitura ku kibi, isengesho rikagera ku Mana rikabona aho rinyura, imigisha y'Imana ikamanuka, kuko imvura nyine n'umugisha w'Imana. Uno mushyikirano wabamaze kwibohora ku kibi, kuri se kibi, nuko rero bakihambira ku Mana. Il faut se dégager des idoles pour mieux s'engager à Dieu. Kwibohora ku bigirwamana, ukizirika ku Mana. Iri somo ry'uyu munsi nk'umupadiri ugomba kunga abantu n'Imana, byanyibushiye ko igihe cyose ndambuye amaboko nk'uyu muhanuzi Eliya, ntakambira imbaga y'Imana, ntakabuza Imana iranyumva, kuko ataba n'ingi uri kwisabira, ahubwo nsabira abandi. Ako kantu gusabira abandi Yesu aragakunda. Nuko rero mwumva ko umuryango w'Imana ugomba kwiyambura ku kibi, ndetse nanjye ubwanjye nuko tukihambira ku cyiza, car le péché nous éloigne de Dieu et sa miséricorde ou bien sa grâce nous rattache à lui. Amen. Aha, buryo nitunganyije, nkihana, nkicuza, ngasaba imbabazi, ngaca ukubiri n'ikibi n'ikinyoma n'ubugome, ukubiri n'icyaha, ndonga imigisha, ndonga imbaraga z'Imana, nibwo n'isengesho ryanjye rishyika ku Mana vuba na bwangu. Nuko imvura ikagwa, imigisha y'Imana ikarumbuka. Urakoze Mana. Ngiye nanone zaburi uyu munsi ko twazirikanye ibyiza by'Imana, Imana ikomeza kugirira abana bayo bayikomeyeho. Ubwo bagize bati, Nyagasani wasuye isi, uyuhira amazi, maze uyigwizamo urumbuke butagira ingano. Amen, amen. Uko nyine Imana itegura ubutaka, umutima wawe, umutima wanjye. Natwe rero abakristo bavandimwe nk'aha kuri buri munsi, tuba twaje ku musozi, aho tuba tuje guhura na Yesu. Kuko no mu ivanjiri Yesu ari kumwe n'abigishwa be nyine hehe ku musozi. Umusozi rero naho mpurira n'Imana, rencontre avec Dieu, umutima wanjye, kiliziya, intebe ya penitensiya, oraison, examen de conscience, n'ahandi hose nshobora kwisuzuma nkabasha kwitandukanya n'ikibi, nshobore guhura n'Imana, nshobore kwitunganya ngo Yesu abone aho anyura ankiza,
ngo kwa kwipakuramo ikibi mushobore kubona uruhanga rw'Imana. Yezu rero kuri umusozi aturangira inzira twanyuramo ngo tugere ku butungane, aho mutsindo w'umukinnyi twumvise haruguru aramutse aranduye ibyo bisitaza byose biri mu rukweto rwe ngo abashe kwiruka twari igikombe. Rero ubutungane bw'isengesho, ubutungane mu bana wanjye n'abandi, ubutungane mu byo nkora biransaba gutekereza neza, kuvuga neza, gukora neza, kwitunganya neza. Empêcher converti. Ubwo Yezu mu ngeso mbi nyinshi yagiye arondora yibanze ku ngeso y'uburakari nkihwa, cya cyuma gishobora kumbuza ingororano y'ijuru, kumbuza ijuru. Yezu ati njyewe mbabwiye ko umuntu wese urakariye uwo bavindimwe azabarizwa mu rukiko. Amen. Bana b'Imana, urukiko ahangaha bavuga ntabwo ari urukiko rw'ibanze, urukiko rwisumbuye cyangwa urukiko rw'ubujurire abenshi tujya tujyamo iyo baturenganyije cyangwa twarenganyije natwe, ahubwo ni rwa rubanza rw'imperuka, le jugement dernier, aho nakwifuza kugera imbere y'Imana naripakuruyemo ikibi cyose, bitaba ibyo tukajya kuganira na Sekibi mu nyenga y'umuriro. Dore ko burya akantu ugiye kuvuga gacaho akarongo, kurakara ni nko kunyarukira kwa Sekibi akanya gato. Iyo urakaye rero cyane uko nako ni nko gutinda kwa Sekibi, kandi kujya kwa Sekibi ni ukujya mu muriro nyine. Ngaho nawe muvandimwe ibaze igihe umaze urakaye, igihe umara urakaye ubitse umujinya, ujunditse umujinya mu mutima wawe, hahandi ushobora guhurira n'Imana ujunditse ibitutsi, uri gucura imigambi mibisha, wagiye se ngo hari umuriro uruta uwo nguwo. Kurakara ni ukunyarukira akanya gato kwa Sekibi. Mbega ibibazo. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika ngo umugabo wari ukize cyane, ariko bya bintu by'uko nyakiba atarara bushyitsi, ngo yari afite indwara ngiye kuvuga, indwara yo kurakara, akagira umujinya hato na hato, kurakara cyane nk'ikibindi, ku buryo ngo butari kwira atarakariye nk'abantu nk'icumi baba bahuye nabo mu nzira, abamusitayeho bose akabika nk'uri kubika mu ngarani, abamuvuze nabi, abamuneguye, ibyo byose akabibika, abamuhemukiye akabika, byose akagenda arundanye mu mutima we, ngaho umutima wari ingarani. Ngo noneho umunsi w'igihe cyaje kugera, yajya kurya akabura apeti neza, yajya kuryama akabura ibitotsi, nta cyanga cy'ubuzima nyine, kubera nyine kurara atekereza cyane ku bamuhemukiye, abamusitaje, abamusitayeho, abonye neza byakomeye nta cyanga cy'ubuzima cyifitemo, nuko ajya ku mujyanama w'oroho, un psychologue, maze amutekereza uburyo impyiko, umutima, igifu ndetse n'umutwe bisigaye umuriye ku buryo bukaze, yawe atanakibona n'ibitotsi, kuko abantu nyine bamuhemukiye bakamukomeretsa ku buryo bukomeye, bamutesha igihe n'uburyo ubuzima bwe bwatangiye kubiha. Nuko umuganga aramubwira ati icara hamwe rero wumve iyi nkuru, maze ugende ugira ibibazo usubiza kuri ibi bibazo. Umunsi umwe umugabo yavuye ku kazi yarakaye bikomeye cyane, nuko ngo ageze iwe mu rugo asanga umugore yatetse akaboga, nuko umugabo apfunduye ku bw'amatsiko ibyo bari bamubikiye, ngo asanga ari intongo ebyiri z'inyama zirimo. Nuko muri ako kanya ararakara cyane uburyo umugore asiga amugaburira nk'umwana, amubikira utuntu duke, nuko yanga kubirya. Aha wasanga nta n'ibyo yari yahashye kandi byaba wa mugabo ngo amaze kwanga kubirya aritoratoza n'ubundi arabipfundikira, nanone ari gushaka guhima umugore, nuko ajya kwiryamira, ariko ajya kuryama arakaye yabishe cyane, arakariye umugore kwa yamubikiye uturyo duke. Nuko ngo ageze ku buriri kwihangana biramunanira, kuko ngo yaramaze n'ubundi iminsi 2 atarya, kubera n'ubundi uwo mururumba n'ubwo burakari. Noneho yumvise byanze, mu nda biri kwanga, akari mu nda ababyeyi, amera nka yambwa nyine isubira kuri bya bindi ntaza kuvugira ahangaha. Nuko asubira kuri ya sahani yari yanze, aho ngo yari yayisize muri saro kugira ngo nyine arebe ukuntu yasama agatima. Nuko agezeyo acakirana n'inturo icigatiye za ntongo ebyiri z'inyama mu menyo. Ibaze nawe niba zikura mu menyo y'inturo uko biza kugenda, maze inturo imubonye nayo irasohoka yihuta inyura munsi y'urugi. Nuko wa mugabo nayo isohoka n'itoroshi ayirukaho, ariko ya nturo imurusha amaguru. Nuko wa mugabo abonye imusize arayituka, ubanza yarayitutse nko ku babyeyi, ati sha iyo ngiza kuba nkimbwa mba nkweretse nari gukunobagura. Inturo ikomeza yirira za nyama, wa mugabo n'ubundi yayireba uburyo bwose iri kuzirya, umujinya ukarushaho kumusya. Ubwo icyo gihe murumva ko bari bageze mu gihuru, n'ubundi akomeza yirukansa, maze uko yirukansaga aza kugwa mu giti, ihwa riramuhamangira rimwinjira mu kirenge, atangira kuva amaraso ako kanya, anako akiri kwiruka kuri ya nturo. Nuko bigeze aho ya nturo imwihisha mu mwobo, wa mugabo agiye kwishakisha ngo asige yicaye aho ngaho muri uwo mwobo,
ageze muri wa mwobo umva uko byagenze ahita acekera n'inzoka imuruma akaboko kose iragakembura imuca yewe n'urutoki. ubwo ya nturi imucitse ityo wa mugabo asubiriwe nako kwa muganga ari ikimuga ari kuvirirana yuzuye ibikomere, kuvirirana amaraso, akaguru, ikiganza ndetse n'ahandi hose yakomerekeye mu ishyamba. ubwo akazi k'abaganga kakaba karatangiye anako nyine mu rugo agurisha ibyo yari atunze byose ngo arebe ko yakira kuko byari bikaze nyine ibikomere. nuko muganga psychologue atangira abaza wa mugabo ati ubwo se hagati aho abazajya baza kumusura mbwira niba azashobora kubasubiriramo iyi nkuru uko yakabaye y'ukuntu yirutse ku nturo icigatiye mu menyo inyama n'ukuntu yari yarakariye umugore we ngo yamuhaye ibiryo bike ndetse n'abandi benshi yari yahemukiye bigeraho akarakarira inturo vraiment. ese uri nkaho uhuye n'iki kibazo ndetse n'iki gisebo ibikomere bitabuze by'ishyamba wakora iki? wa mugabo nawe ati abagabo baragwira pe, mbega umugabo uraha kugeza nubwo yifuza kumera nk'imbwa ngo akunde afate iriya njangwe y'igihuru. yungamo ati ubwo se yakireka iriya njangwe ko nta bwenge murusha yari gukomereka bigeze hariya? ubwo se si wowe wikozeho, si wowe wivunnye, si wowe wiyishe? nuko muganga psychologue yumvise ko umurwayi we yamaze kwiyumvisha no kugaya imyitwarire ya mugenzi we yumvise muri iyi nkuru nyine, maze muganga aramubwira ati ngubwo rero ububi bw'uburakari bw'umujinya rero aka kantu ngiye gukubwira ukamire bunguri nk'ikinini uzajya ufata buri munsi. ngo umujinya ngo ni igihano wiha ubwawe hejuru y'amakosa y'undi gaceho akarongo. nawe rero igihe urakaye wagize umujinya wagize uburakari ujye umenya ko wihaye igihano, wihanye, uri kwikubita, uri kwibabaza. wageze mu ishyamba nyine nk'uyu mugabo nyine ufite ubwenge wiruka ku nturo hejuru y'intongo ebyiri ziri mu menyo y'inturo. nguko kunyarukira mu ishyamba akanya gato kugira umujinya, kandi ujye umenya ko mu ishyamba batondagura inshinga yo kuryana, kurumana. uko niko nukomeza kugira uburakari nawe ya misumari, bya biti, ibisongo byahamangiye uriya mugabo wumvise wiruka ku nturo nuko inzoka zikamuruma ashaka kwinjira mu mwobo. umugabo ushaka kwinjira mu mwobo ababyeyi ngo yihorere. rero n'umuntu warakaye burya aba ari mu mwobo, aba ari muri prison mu ndaki. nuko nyine akavanamo imbwa yiruka ibikomere akava ndetse akavira n'imbere. nawe rero niba utifuza kuzajya mu ishyamba ngo ukurikire kandi ukurikize izi nyamaswa zidafite ubwenge mu mwobo, ukora umwitozo wo kwipakuramo inturo, ubunyamaswa. aba bantu bose baguhemukiye bakubabaje ukaba warafashe nk'inturo mu mutima wawe iwawe, abo se uzabahanagura iwawe mu mutima wawe. icyo gihe nawe nyine iyo bakomeje kubabika iwawe uba ushatse kuba nka yambwa ngo kujya ngo ufatishe iyo nturo ngo wiruke ku nturo mba kuyifata. naho umuntu we ufite ubwenge aba afite nyine bwa bumuntu buhamagara ubuntu bw'Imana, bityo hari kujya uwo nyamaswa agahacubya uburakari, ubumuntu ndetse n'ubuntu bukaganza iwe. kurakari no gutakaza ubumuntu, kandi ikimenyetso cyo gutakaza ubumuntu nibyo bikomere nyine, uko kuvira imbere, uburwayi bwo mu mutwe, wa mutwe udakira, icyo gifu, umushiha, impyiko, umutima, sentiment de vengeance. ibi byose ndagira ngo nkubwire ko ari byuririze n'uburozi uba wihaye, cya gihano wiha hejuru y'iki y'amakosa y'undi. umuti rero nta wundi ni ukwipakuramo uburakari. nuko rero nk'uko muganga yandikiye umurwayi imiti, nawe rero ikinini kimwe mu gitondo kwipakururamo uburakari, ikindi saa sita kwipakuramo uburakari, ikindi nijoro cyagihe ugiye kuryama hato utaza kubirota kwipakuramo uburakari. nkwifurije rero amahoro n'imigisha. nuko wa mugabo nyuma y'ukwezi kumwe gusa yari akize pe, ntiyongeye gutaka umutwe ndetse n'ibindi birwara byinshi byamubuzaga kwisanzura. ubu ariho neza, abanye n'umugore we neza, n'abaturanyi, no ku kazi ni umuntu mwiza pe, n'umuntu gentil genere, kubera wa muti wa muganga kwipakuramo uburakari. nuko isengesho rikabona aho rifata, ubuntu bw'Imana bukabona aho bufata, Imana ikaganza iwawe mu mutima wawe buri munsi. amen. mwese Imana ibaha umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.